Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Reka amahoro y'Imana abe mu banyu no mu byanyu, kandi umugisha wayo uhore mu mishinga yanyu, muhirwe iteka. Uyu ni umwanya rero nongeye kwifuza kubagezaho ijambo ry'Imana, ijambo rigira icyo riduhinduraho kandi rigira icyo ritumarira mu buzima bw'uyu munsi ndetse n'ubuzaza, kubera yuko turi mu bihe ijambo riri kugenda rikamuka muri benshi, mu gihe abenshi batarimo kurikunda, mu gihe abenshi bari kurihunga ahubwo bagashaka ibindi. Rero ijambo ry'Imana ni ubuzima. Reka nujya ubona akanya ujye unyaruka wumva ijambo, kubera yuko hari icyo rizakumarira mu rugendo urimo. Rero umuntu buriya mu bice bimugize, buriya tugiye tugira intwaro nyinshi, kuko buriya kugira ngo tuneshe muri uru rugendo turimo, hari ibyo Imana yaduhaye tugomba gukoresha, nyamara tukabikoresha nabi. Muri ibyo rero harimo akanwa kacu kabamo ururimi rukatubashisha kuvuga. Mu kanwa rero hasubukamo ijambo rero buriya akenshi hari igihe ijambo rigaragaza uwo uri we, icyo uvuze kikagaragaza uwo uri we. Akenshi kandi hari igihe ijambo rihindura ibintu, rigahindura n'abantu, kuko hari ikintu ushobora kuvuga uri kuganira n'umuntu akakubona nk'uko atari asanzwe akuzi. Ijambo kandi ushobora kurivuga hakagira ibintu bihinduka. Kenshi iri nk'umuyobozi ukavuga ijambo, hari igihe ugusha aho abayoborwa bari bakeneye, hanyuma impinduka zikaza kandi nziza, ijambo rikaba rihinduye ibintu. Ijambo kandi bajya bavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, kuko Imana ariyo nyiri byiza. Ni ukuvuga ngo ijambo ryiza naryo ririmo ibyiza, abantu bakagubwa neza, imitima ikagubwa neza. Ijambo rero rituruka mu kanwa kacu. Bivuga ngo rero dufite intwaro ishobora gukora ibyiza, ariko ishobora no gukora ibibi, ariyo yitwa ijambo, kandi rituruka mu kanwa kacu. Reka rero twige kugira ijambo rifite intego, kandi ijambo rivuga ibyiza. Akenshi ndetse kugira ngo umuntu agire icyo ageraho, kenshi utekereza ibintu, ukagambirira ibintu, ariko akenshi ubisohora mu kanwa ukabivuga. Ndetse barajya bavuga ngo akasohotse mu kanwa, agasohotse karenze umunwa karushya ihamagara. Bivuga ngo icyasohotse mu kanwa kugira ngo wongere ukigarure, hari ababa babyumvishe, kugira ngo bibasibemo ntabwo byoroshye. Iyo rero usohoye ikintu mu ijambo ari ikigambiriwe cyiza, ni ukuvuga ngo kigutera n'imbaraga zo kugisohoza. Yesu nashimwe. Ariko reka tugendere kuri iri jambo riri mu Migani 12. Turacyari mu gitabo cy'Imigani 12 umurongo wa 14, ngo imbuto zituruka mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza, kandi umuntu ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Amen. Bivuga ngo rero imbuto zituruka mu kanwa k'umuntu ziba zinyuze ku ijambo, kubera ko mu kanwa uretse wenda amacandwe abamo, uretse amenyo abamo agahekenya, uretse igisenge cy'akanwa, uretse dufite ururimi, kandi urwo rurimi rudufasha no kuvuga. Kuvuga rero bituruka mu kanwa, kugira ngo rero aka kanwa k'umuntu kagira imbuto zimuhesha ibyiza, birumvikana cyane ko bituruka ku ijambo ryasohotse mu kanwa. Aha rero nagira ngo mbabwire yuko iyo usohoye ijambo ry'igitekerezo wari ufite, abantu bakaryumva, akenshi Uwiteka nawe ariha umugisha kandi akaryumva, ripfa kuba rigambiriye ibyiza. Akenshi kandi icyo ugambiriye, iyo ugisohoye ukakivuga, ukavuga umugambi ufite, akenshi biguha imbaraga zo kuwukurikirana kugira ngo uwushyire mu bikorwa. Reka wenda dufate urugero. Iyo umuntu avuze ati, ni urugero, nzubaka inzu,
mu rugero akavuga ati ngewe ku myaka yanjye 35 40 ndashaka kuzaba nubatse inzu. Ibyo bintu, iryo jambo iyo risohotse nk'umubyeyi wawe akaryumva, cyangwa se uwo muvukana akaryumva, cyangwa se umukorega wawe akaryumva, bituma uvuga uti iki kintu noneho reka nkore cyane kugira ngo ya myaka itazagera nka mwara rya jambo navuze, bakazavuga bati wa muntu burya ntago ahagarara ku ijambo rye. Bivuge ngo rero igiturutse mu kanwa kawe kiba gifite harimo imbuto yaguhesha ibyiza, kubera yuko nugera kuri ya nzu, iyo ni ya mbuto yeze ikaguhesha icyiza, kandi ngo umuntu ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Bivuga ngo rya jambo ryasohotse ugomba kuriherekesha ibikorwa, ugomba kurisohoresha ibikorwa, kubera yuko ntabwo uzavuga gusa ngo byikore, ahubwo uzageranya umukora ibikorwa biganisha kuri cya kindi wavuze, cya kindi ushaka kugeraho. Ikindi kandi ntitwirengagize yuko n'ikintu kibi kugira ngo kibe umuntu arakivuga kandi akagishyira mu bikorwa. Twirinde rero ijambo ryacu cyangwa se akanwa kacu katavamo imbuto mbi zizatuzanira umuvumo, katavamo imbuto mbi n'amaboko yacu akajya gushyira mu bikorwa iyo mbuto mbi, bikazatuzanira umuvumo, bikagira n'ingaruka mbi kubo turi kumwe nabo. Rero bene data, nagira ngo mbabwire yuko tugomba kugerageza kwirinda mu byo tuvuga, ariko nanone tukagerageza gushyira mu bikorwa ibyiza biri mu mitima yacu twasohoye mu kanwa kacu, kugira ngo bisohore, kugira ngo bitubere umumaro, kugira ngo bitubere imbuto nziza. Reka rero buri wese agire intego yo kwatura amagambo meza, agire intego kandi yo gukomeza ya magambo yatuye, kugira ngo ashyire mu bikorwa, maze bya bindi yatuye bizasohore. Aho niho imbuto z'ibituruka mu kanwa kacu bizaduhesha ibyiza. Yesu nashimwe cyane. Turagushimye Mwami Imana kubwira ijambo, tugushimye yuko uduhugura kenshi. Ndakwinginze kugira ngo mwene data mushiki wanjye wumvishe iri jambo, reka atekereze ku byo avuga, kandi ibyiza avuga, imigambi afite myiza avuga, agende ayishyire mu bikorwa, ayikurikize imirimo y'amaboko, kugira ngo ibyiza avuga bizasohore, hanyuma imbuto zo mu kanwa ke zizamubere ibyiza gusa, kugira ngo atazaba umuntu udahagarara ku ijambo cyangwa se akabuvuga gusa. Ndakwinginga rero Mana, kugira ngo ugendagende mu bana bawe, ubagirire neza, ubatere ishyaka ry'ibyiza, kandi uhe umugisha imirimo y'amaboko yabo, kugira ngo bakomeze baguhimbaze, bagushyire hejuru, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niho mbigusabye. Amina.